Imana yaremye umuntu arema ku ishusho yayo, Satani biramurakaza kubw'umucunguzi none Edeni nziza igiye kugaruka. Imana yaremye umuntu arema ku ishusho yayo, Satani biramurakaza kubw'umucunguzi none Edeni nziza igiye kugaruka. Ngiye kurema ijuru rishya n'isi iki bya kera byoye kuzibuka ukundi kugeza ubwo bitazatekerezwa, ahubwo iyo ngiye kurema ni ibyishimo n'umunezero, kuko umunezero nzarema ari Yerusalemu, ibyishimo bikaba abaturage bayo. Igitabo cy'umuhanuzi Izayasi umutwe wa 65 umurongo wa 17 n'uwa 18. Edeni nziza igiye kugaruka. Imana irarika abihana bakemera umwami Yesu, kuko ari hafi kugaruka mu bwami bwe none Edeni nziza igiye kugaruka. Ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byavuyeho, nta n'inyanja yari ikiriho. Nuko mbona umurwa w'Imana ari we Yerusalemu nshya umanuka uva mu ijuru ku Mana, wari witeguye nk'umugeni warimbishijwe agiye gusanganira umukwe. Numva ijwi ry'uvugira kuri ya ntebe ya cyami avuga cyane atuma Imana ije gutura hagati mu bantu ibane nabo maze baba abantu bayo. Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Ntawe uzongera kugusha cyangwa kuboroga cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere bizaba bivuyeho. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu n'uwa kane. Edeni nziza igiye kugaruka. Uramenye udakerensa nk'uko byagenze kuri bamwe, dore gutegeye amaboko wihane none Edeni nziza igiye kugaruka. Urakeye umunsi uraje mubyamamaze hose, Edeni nziza igiye kugaruka. Edeni nziza igiye kugaruka. Edeni nziza igiye kugaruka. Aribanga
bugiye gucya izindura ahubwo byuke kare igihe cyo kuryama cyarashize hasigaye agahe ko gukanura kandi ntabwo ni ubusa gusa nawe utabaza abantu n'amaradiyo azabikubwira kandi ubyigize nkana mbese ugenda birabivuga gusinzira kanguka ganira umucunguzi niko ku gihe kirashize nshuti bavandimwe mureke isi igiye kuvaho zigashira mushaka isi nshyashya bigishoboka igihe gihise ntikigaruka mureke gusubira inyuma nawe utabaza abantu n'amaradiyo azabikubwira kandi utigize nkana gusa ugenda birabivuga gusinzira kanguka ganira umucunguzi noneho reka duhinduke duse n'umukiza tumere nkawe kandi twihanganire ibiturusha tunyure mu nzira nk'iyo yanyuzemo tuba umucyo umurikira abariho babona inzira ijya mu ijuru nawe utabaza abantu n'amaradiyo azabikubwira kandi utigize nkana mbese ugenda birabivuga gusinzira kanguka ganira umucunguzi gusinzira kanguka ganira umucunguzi gusinzira kanguka ganira umucunguzi
dusangire nawe cyono mukingurire Kwamamaze
Isirayeli zamubona zigasha ubwoba maze zigasubira inyuma. Imana nishimwe hejuru kandi yakwitubahiro n'ukuri ushobora byose atubereye umutabazi. Goliyati asuzugura Dawidi ngo ni umwana cyane, amukabiriza agira ati ndakubagira ibisiga. Dawidi akomeza Abisirayeli, urugamba rurakomeye, wirinde gucika intege kuko Imana ari umutabazi. Imana nishimwe hejuru kandi yakwitubahiro n'ukuri ushobora byose atubereye umutabazi. Dawidi yafashe umugozi azunguza rimwe kabiri, ibuye bararishibuye, igihanga aragikocora. Nshuti bene data, Satani n'abahagarara imbere, n'ukuri ntimumutinye kuko Yesu yamutsinze. Imana nishimwe hejuru kandi yakwitubahiro n'ukuri ushobora byose atubereye umutabazi. Imana yaremye umuntu arema ku ishusho yayo, Satani biramurakaza kubw'umucunguzi, none Edeni nziza igiye kugaruka. Imana yaremye umuntu arema ku ishusho yayo, Satani biramurakaza kubw'umucunguzi, none Edeni nziza igiye kugaruka. Ngiye kurema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera byoye kuzibuka ukundi kugeza ubwo bitazatekerezwa. Ahubwo iyo ngiye kurema ni ibyishimo n'umunezero, kuko umunezero nzarema ari Yerusalemu, ibyishimo bikaba abaturage bayo. Igitabo cy'umuhanuzi Izayasi umutwe wa 65 umurongo wa 17 n'uwa 18. Edeni nziza igiye kugaruka. Imana irareka bihana bakemera umwami Yesu, kuko ari hafi kugaruka mu bwami bwe, none Edeni nziza igiye kugaruka. Twabona ijuru rishya n'isi nshya, ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byavuyeho, nta n'inyanja yari ikiriho. Nuko mbona umurwa w'Imana ari we Yerusalemu nshya umanuka uva mu ijuru ku Mana, wari witeguye nk'umugeni warimbishijwe agiye gusanganira umukwe. Numva ijwi ry'uvugira kuri ya ntebe ya cyami avuga cyane ati Imana ije gutura hagati mu bantu, ibane nabo maze babe abantu bayo. Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Ntawe uzongera kugusha cyangwa kuboroga cyangwa kuribwa, kuko
bya mbere bizaba bivuyeho. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu n'uwa kane. Edeni nziza igiye kugaruka. Uramenye udakereza nk'uko byagenze kuri bamwe, dore gutegeye amaboko wihane none. Edeni nziza igiye kugaruka. Urakeye umunsi uraje, mubyamamaze hose. Edeni nziza igiye kugaruka. Edeni nziza igiye kugaruka. Edeni nziza igiye kugaruka.
washyizweho n'Imana nk'abantu bawizihize kuko wera tunezezwa no gutaha ubukwe mu gihugu umushyitsi w'isi tunezezwa no gutaha ubukwe uzabashe no gutahuka Kristo. Mugihe ushinze urugo yuzirikana Imana kuko ariyo yasize umuryango tunezezwa no gutaha ubukwe mu gihugu umushyitsi w'isi tunezezwa no gutaha ubukwe uzabashe no gutahuka Kristo. Urugo runezeza ruyobowe n'Imana rugahinduka urumuri rw'isi tunezezwa no gutaha ubukwe mu gihugu umushyitsi w'isi tunezezwa no gutaha ubukwe uzabashe no gutahuka
noneho se mwamivuga iki ku rukundo nkunda ruhebuje ntoneshejwe uganje ijabiro kandi njyewe ndubusabusa ubwo ijoro ryari rijigije numva amajerari yajerera mpatwa kujunjama manjiriwe uti witsikimba ndahari niba umenye umutima w'umuntu niba umenye indwari urimo ni wowe Yesu wasuzuguwe utabara abatishoboye birashoboka gutotezwa ukavuga uti bishikiyeho ugatanyuga niyo bigiye ariko nta mahoro ariyo emera ko ntacyo wahabonye wemereye ukunaniwe inzira tabaza Yesu bigishoboka niwe uruhura abashegeshwe niba umenye umutima w'umuntu niba umenye indwari urimo ni wowe Yesu wasuzuguwe utabara abatishoboye nagombaga gucika intege kuko nahatwaga kukureka ntakajwe n'agahinda narimo urafata urampumuriza none ubwo wankunze jye ndi mubi ntuntererane narishobewe naho byaba birenze ibyo mbona nzarangurura mvuga ibyawe niba umenye umutima w'umuntu niba umenye indwari urimo ni wowe Yesu wasuzuguwe utabara abatishoboye Bada